Bakunzi ba Byakubera TV, rya neza, ubeho neza, usenge nta nkomyi, ijuru tuzaritaha. Bakunzi ba Byakubera TV, muraho neza. Umwami Yesu niyamamare, yamamare. Ingoma y'Imana ikwire hose, aho utazi agakiza ka Yesu Kristo bakamenye binyuze muri Byakubera TV. Nshuti zanjye rero kuko nabibabwiye, roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Nta mubiri roho ntaho yaba iri gukorera, niyo mpamvu tugomba kubaka umubiri kugira ngo roho ibone aho ikorera. Nshuti zanjye rero muri uyu mwanya tugiye gufata ikanya, ngiye kubereka, ngiye kubigisha ukuntu bakora amandazi. Ushobora kwikorera amandazi wibereye mu rugo, cyane cyane nk'abantu bafite abamama bafite abana. Rwose ushobora gukorera amandazi abana bawe bakishima, bakajya bahora bavuga ati mama yadukoreye amandazi aryoshye kuruta ayo kuri butike. Nta kindi rero cyabigufashamo uretse gukurikiza izi nzira ngiye kubereka. Muzaryoherwa kandi muzanshimira muri komantere, ndabategereje. Rero nshuti zanjye, ibikoresho ngiye gukoresha ni ibikoresho bishobora kubonwa n'umuntu uwo ari we wese bitagoye, kandi ku isoko bidahenze cyane. Nta mpamvu yo gukoresha ibya mirenge, ushobora gukoresha ibihendutse kandi mukaryoherwa, umuryango ukishima. Rero nta kindi ngiye gukoresha cy'ibanze, ni ifarini, muri kuyibona ya azamu. Iyo ngiye gukoresha, hano hari amagi, ndakoresha amagi 2. Ikindi ndi bwifashishe, hano harimo isukari nayo ndi buyifashishe. Ikindi capamandazi cyangwa se baking powder. Baking powder rero mu mandazi igufasha kubyimba kw'amandazi, ikagufasha ko amandazi yoroha, ikagufasha kuyaryoshya. Nayo ntuzayibagirwe mu gihe uzaba ugiye gukora amandazi yawe. Ikindi ndi bwifashishe, bantu bakunda amandazi yasadutse, ngiyi ni vinegre. Vinegre utayifite wakwifashisha indimu, ugafata umutobe w'indimu ugashyiramo igipimo bitewe n'amandazi yawe ugiye gukora uko angana, mu bwinshi ntabwo ndi kuvuga mu bunini. Ibintu rero ndi bwifashishe bindi by'ibikoresho ni ikiyiko kino kinini ndi bupimishe, ndi bwifashishe ndi gupima. Ikindi nari nibagiwe, uyu ni umunyu nawo ndi turi bukenere mu mandazi yacu. Ikiyiko kinini ngo nakiberetse ndi bwifashishe mu gupima ifarini, n'akayiko gatoya ndi bwifashishe mu gupima umunyu. Iki kinini rero ndakifashisha mu gupima ifarini, nyifashishe mu gupima isukari, nyifashishe mu gupima amavuta. Ntabwo nayaberetse, nayo ndi buyifashishe mu gukora amandazi yanjye, nayo ari mu bintu by'ibanze. Ikindi ndi bukoreshe ni amazi. Ntabwo ndakoresha amata, ariko ufite amata mu mwanya w'amazi wakoresha amata. Ariko ndi gukora amandazi umuntu wese ashobora kwikorera bitamugoye, kandi ari mu rugo abana be bakanyurwa. Twagiye rero. Ibindi bintu ndi bwifashishe, uyu ni umunyu, vinegre, bibe bigiye aha, isukari nayo nibigiye aha, ifarini nayo nibigiye aha, amagi yo naguma aha ngaha, na capamandazi biri kumwe. Ikindi gikoresho ndi bwifashishe ni isafuriya. Iyi safuriya rero ngiye kuyifashisha mu guponderamo amandazi yacu. Ikintu ngiye gukora rero, ngiye kubanza gufata ibipimo. Rero ngiye gukora amandazi makeya, ngiye guponda ibiyiko 8 by'ifarini. Mukurikire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kandi ndi bwifashishe gakeya nk'akayiko kamwe, ndi guponda neza
neza kugira ngo igipondo cyacu kumwe kiba gihiye kugira ngo cye gukomeza kugufata mu ntoki, kumwe kiba gihiye kugira ngo igufashe kubumba neza igipondo cyawe. Ikindi rero ngiye gushyiramo, nyuma yo gushyira ifarini mu isafuriya, ngiye gushyiramo capa mandazi cyangwa se baking powder. Ndapima ikiyiko kimwe cyuzuye neza. Okay, nabibonye haraburaho gake. Nabibonye ikiyiko kimwe cya baking powder. Ikindi ngiye gushyiramo ni isukari. Isukari rero ushyiramo bitewe n'uburyohe wifuza mu mandazi yawe. Ngewe rero ntabwo nkunda isukari nyinshi, ngiye gushyiramo ibiyiko 4 byonyine. Ibiyiko 8 by'ifarini, ibiyiko 4 by'isukari, ikiyiko kimwe cya baking powder. 1, 2, 3, 4. Agasukari kanjye kagiye gushira. Ni umunyu. Umunyu ikintu ufasha utuma amandazi aryoha kandi ukanetraliza isukari, kumva isukari nyine iri mu rugero, nikabije si nkeya, nyine n'akunyu kaba gakenewe. Ndashyiramo rero akunyu agace k'akayiko gatoya. Ndatekereza muri kubibona senda gutera. Ni agace ka kano kayiko niko nkizemo. Igikurikiyeho rero ngiye kubanza mvange zino gutya, banze byivange. Ndavanga kugira ngo byivange, mfate amandazi, umunyu, isukari n'icyayi kugira ngo byivange, amafu yose yivange. Ndabamenyesha ko akabanga nabibira kandi iyo ushyizemo baking powder nyinshi amandazi yawe arabiha. Ikindi iyo yashyize mu mavuta aravungagurika akakunywera amavuta ku rwego rukabije kandi akanakubirira, ashobora no kugutera ibibazo rwose. Nimujya gukora amandazi cyangwa ibindi bintu bya bakare, mujye mugerageza mwubahirize ibipimo, bizabarinda, bizabafasha kuryoherwa. Kandi ikindi mu gihe ugiye gukora amandazi yawe cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose ugiye kugura, ujye ureba expired date kugira ngo utazagura ibintu byarangije igihe bikaba byakwangiriza ubuzima. Twabwiye ikindi kintu ugiye gushyiramo rero ni ikiyiko cy'amavuta, ikiyiko kimwe. Nizere ko turi kugendana. Ikiyiko ikiyiko kimwe cy'amavuta. Ikindi ngiye gushyiramo ni ikiyiko cya vinegre. Nababwiye akamaro ka vinegre cyangwa akamaro k'indimu mu mandazi, bituma amandazi yisatura agaseka. Kumwe bamwe bajya babivuga ngo irindazi ryansikiye. Ni ikiyiko kimwe rero n'agace gatoya ngiye gushyiramo. Okay, muri ingredients zacu cyangwa se mu bintu byacu biri bukore aya mandazi, ikintu gisigaye gushyiramo n'amazi n'amagi. Ndabanzamo amagi, ubundi mponde tugendane. Nizere ko muri kureba. Gukurikizaho amagi. Amagi biba byiza iyo igi urimennye udashyize hejuru y'igipondo cyawe, bigufasha hari igihe ugira ibyago ukabura igi ugasanga rifite ikibazo ryarapfuye. Biba byiza rero mu gihe ugiye kurimena ntukarimenere mu byo ugiye kwifashisha kugira ngo nusanga ryarapfuye ntibitume n'ibindi bintu byawe ubyangiza. Twagiye. Iri ngiri narangije kubona ko ari rizima.
birasa neza kubi wagira ngo ni ibinyarwanda. Niri ni rizima. Ikindi ngiye gukurikizaho rero uretse guponda, nkabanza nkaponda aya magi. Noneho ikintu kindi ngiye gukora, ngiye gufata agafarini gake nababwiye bwifashishe kugira ngo nimba natangiye guponda naza kwanduza ifarini yanjye nongera gukoramo. Fashe utuyiko tubiri duhagarariye cya kiko kimwe kinini, niba yifashishe ni gukaraga igipondo cyanjye mu gihe ndaba ndi kugiponda. Rero maze gushyiramo amagi, ngiye kubanza mvange n'ikiyiko mbere yuko nshyiramo amazi, ariko bigaragara ndashyiramo utuzi duke kuko ngiye gukora amandazi make ashoboka. Ahangaha wifitiye amata wadushyiramo, wifitiye umuneke wawe wa blendinze cyangwa wanombye niwo wakoresha, buryoshye kubi. Rero ikigaragara igipondo cyanjye ndibishyiramo utuzi duke cyane, dushyiremo amazi make cyane, kakoresha agakombe yapima, ako ni makeya ndajya ngereranya, nawe nyine uba ureba igipimo cyawe uko kimeze. Amazi meza niyo ukoresha, kandi amazi adashyushye njye niyo nkunda gukoresha. Ndashyiramo mu rugero tayari process yo guponda, ubu niyo ndiyo. Utuzi nshyizemo turahagije, sinzi mwaba muri kureba neza. Dore ko igipondo cyanjye kimeze ubu, tayari narangije kubona ko aya mazi ahagije. Aya naba mvuye mu nzira, gukoresha cya kiyiko, ariko mu kanya ngiye gukoresha intoki. Mbibutse ko iyo ugiye gukora amandazi yawe cyangwa se uri gutegura buri gihe ibyo kurya, ugomba kubitegura wakarabye intoki n'amazi meza n'isabune, kugira ngo wirinde, urinde n'umuryango wawe, urinde n'abari burya iryo funguro uri gutegura. Nanjye rero ni muri urwo rwego, mbere yo kugira ngo ubundi nabanje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Mubibona ko igipondo cyanjye kimeze, ngiye gukoresha intoki aho bigeze. Ngeze mu mwanya hahandi ngiye gushyiramo ka gafarini nasize ku ruhande, kugira ngo igipondo cyanjye kimere neza. Igipondo kugihisha niryo banga rya mbere ryo kuryoshya amandazi. Iyo igipondo utakihishije uri kugiponda rwose, ndabwiza ukuri ko amandazi yawe ni kumwe uyateka akaza ameze nk'ibikese, aza ameze, iyo rimanyuyemo imbere usanga harimo ibipondo nyine, ntabwo biba ryahiye mu guponda. Ibanga rero ryo kuryoshya amandazi ni uguhisha igipondo. Sereka muri kubibona akamaro ka ya farini nasize ku ruhande, ikiyiko kimwe ndi kuyifashisha nkora igipondo cyanjye neza. Murabona ko ndi kuyifashisha kigeze muri wa mwanya kiba gisa n'ikinoze, ariko kugira ngo ubume neza, making sure ko cyahiye neza, ndifashisha ka gafarini, kamfasha kugakaraba mu ntoki nyine ndi kwikuraho igipondo cyamfasheho, kandi bikamfasha guponda neza igipondo cyanjye. Nkuko nabibabwiye ni twa tuyiko tubiri dutoya, n'ubundi birahura rwose. Nta yindi farini ndi bukenere habe, ni iyi ngiyi rwose, nta yindi. Birahura
cya kindi, ni ibiyiko 8 by'ifarini, ikiyiko kimwe cya cap'amandazi kinini, ikiyiko cy'amavuta, ikiyiko n'agace bya vinegre, ikindi n'ikiharya nakoresheje agace k'akayiko gatoya k'umunyu, ndetse n'ibiyiko 4 by'isukari. Nibyo igipondo cyacu rwose do, abantu bazi kureba igipondo do, igipondo cyacu cyahiye, ntabwo kiri kumfataho, kamuze no kuri ka gasana gafu gake kari gasigaho nako kaveho, nzi ko muri kubibona igipondo cyacu cyahiye. Ngiye gukora amandazi make rwose, ntabwo ari ngombwa gukora ibirindazi binini. Mukurikire rero, ubu ngubu tayari isafuriya yanjye ndibuyatekemo cyangwa se ipanu tayari, ngiye guhita nyishyira ku ziko. Ibanga ryo gukora amandazi rero mbibabwire, kwa kundi utegereza ngo abyimbe. Nabonye ari amandazi abyimbye rwose aba bishye, tubifite dusubira ibindi do. Murabona ko intoki zanjye zirera de, nta kibazo cy'igipondo cyamfasheho, bigaragare ko igipondo cyanjye cyahiye neza. Nizere ko muri kubibona. Igipondo cyanjye cyahiye neza, kanungane kamera ndabona iri kuntenguha. Igipondo cyacu rero cyahiye, ngiki ngishyize ku isahani, ngiye gushyira amavuta ku ziko, ibindi ndabikomeza kubereka. Bakunzi ba Byakubera TV rero, nkuko muri kubibona, nashyize isafuriya ku ziko, nshyiramo amavuta, nshyiramo umuriro, ariko umuriro ugomba kuba muke cyane, kandi ukirinda gushyiramo amavuta yatuye cyane. Rero iki ni cya gipondo cyane, kanereke agatebe kiriho hano, mbereke uburyo mbigenzamo. Nizere ko muri kubibona neza. Ubu ngiye gukata amandazi yacu nshyira mu mavuta. Nta kwigora rwose, very simple, biroroshye pe. Muntu utajya kuyakora ndagushishikariza kuyakora rwose, uzirya iminwa. Nta kintu kirenze bisaba, udafite amagi rwose wakoresha amazi bisanzwe. Ngiye ntabwo nkunda amandazi manini, ngiye gukora amandazi matoya aringaniye. Tayari ubu narangije gushyira, natangiye gushyira mu mavuta. Kaze nindangiza gushyiramo ndabereka ukuntu byifashe. Ushatse gukora forume wifuza, nk'ugiye gukora forume imeze gutya irambuye, cyangwa se ikizeru, cyangwa se biterwa n'ibyo ukunda rwose. Nta mpamvu yo kwistresa. Ni amandazi ugiye kwirira mu rugo aryoshye, mbese uhaze y'amandazi yo kwa Mukunda abantu kuri butike, cyangwa se ushaka gucuruza amandazi, ushaka gukurura abakiriya bawe ngo baryoherwe, ubahe ibintu biryoshye rwose, wabigenza gutya, wabikora muri ubu buryo. Kandi ndabizi ko muzanshimira, muzaryoherwa, I know. Inshuti zanjye rero, irindi banga nababwira mu gukora amandazi, iyo umaze gukuramo amandazi ya mbere, urareka amavuta akabanza agasa n'ahora, kugira ngo amandazi urashyiramo adashirira. Murabona ko nazimije gaze, ntabwo ikiri kwaka, ndaretse ngo amavuta yanjye ahore. Ngiye gushyiramo nimbona agishyushye, ndabanza
B ndetse gucana. Aho ageze rero ni sawa, ni moyenne. Ngiye gucana, bigufasha rwose gukora amandazi yawe akaza aryoshye ameze neza atashiririye. Kandi ndabibutsa ko ukoresha akariro gake. Bajya bavuga ngo akariro gake na feri. Rwose akariro gake ni ibanga ryo guteka amandazi. Upfa kuba igipondo cyawe wagihishije neza, akariro gake kagufasha guteka amandazi yawe agashya neza kandi agashya aryoshye. Hano rero ngiye gukora forume nshaka. Nshatse nashyiramo akadomo hagati, akazeru. Si ngombwa za protokole zose donut. Abayazi barayazi, dore iyi ni donut nkoze. Ushobora gukora forume yindi ushaka. Tuvuge urugero, ushobora gukora gutya kakaza kameze ukuntu. Nyine biterwa na gu yawe. Ushobora gukora iri flat gutya, ushobora gukora irirambuye gutya. Nizere ko muri kubibona. Iri rya nyuma se noneho ndarikora gutera. Rikore naryo ari rirerire. Ubiyaha forume ushaka rwose. Irindi banga, iyo ukimara kuyashyiraho biba byiza ko uhindura kugira ngo amandazi yawe atagushirirana. Iyo utinze rwose aragushirirana. Ugenda uhindura uruhande, ukagenda uhindura. Niryo banga ryo guteka amandazi. Ntabwo amandazi yatetse ujya kure yayo, uyaba hafi. Uyaba hafi rwose. Uyaba hafi. Mureba amandazi yanjye ko ameze mu kanya. Ndabereka ayiziye mutasa. Ayo nahishije mbere harya ntabwo naberetse. Sorry. Aryoshye kubi. Amandazi yacu rero murayabona ko yahiye. Igikurikiraho ngiye kuyarura. Reba rwose witekeye ikirindazi nk'iki ngiki mu rugo. Ndabashishikariza rwose kuzajya mukorera umuryango wanyu ibyishimo. Mubakorera amandazi. Hari abayakunda bakayagura buri munsi. Hari abayakunda bakayarya buri munsi. Mbese hari abana bakunda amandazi kugeza ku rugero rwose atari byiza ko muhora mujya kubagurira kuri butike kwa Myasiro. Biba byiza rero ko nawe uyikorera mu rugo ukanezeza umuryango wawe. Ndabizi neza ko uzajya ugushimira. Wabona mu utashye wenda utiriwe mu rugo ukavuga uti wow, mama araje yagiye kudukorera amandazi. Umva, ni ibanga ryo gushimisha abo mubana ubakorera amandazi rwose. Ndababwiza ukuri ko ni ikintu cyiza cy'ingirakamaro. Muri kuyabona amandazi yacu. Reba nk'iri ngiri forume yaryo. Umva riraryoshye pe. Riraryoshye. Inshuti zanjye rero, umurimo wo guteka amandazi wari uri ahangaha ukaba urarangiye. Amandazi yacu muri kuyabona. Ngaya araryoshye. Ngaya muri bya biyiko 8 by'ifarini, muri cya kiko kimwe cya capa amandazi, muri ya magi 2, muri cya kiko cy'amavuta, muri cya kiko n'igice
cya vinegere. Dore umusaruro nkuyemo, nubwo ari matoya ariko araringaniye rwose. Reba n'amandazi angahera, reka nze mbare mbatera amatsiko: 4, 8, 12, 16, amandazi 19. Mu biyiko 8 by'ifarini yawe ugakuramo amandazi 19, ukagaburira umuryango wawe ukishima. Ndabararitse rero inshuti zanjye, ngo mushimisha abo mubana mubakorera utuntu nk'utu. Si ngombwa ko wabikora buri munsi, ariko byibura ushobora no kubigerageza rimwe mu cyumweru, ushobora kubigerageza rimwe mu byumweru 2, ariko ukabakorera bakishima bakanezerwa. N'abadafite umwanya, murabona ko bintwaye umwanya mukeya rwose. Mbikoze mu minota itarenze 30, amandazi yanjye akaba ahise aboneka. Inshuti zanjye rero nakagaruka, ibyo muzajya mwifuza ko mbigisha guteka cyangwa se gukora, mujye munyandikira muri komenti. Mpari ku bwanyu ngo dufashanye mbigeraho byinshi, namwe mba ngomba kubungura ubumenyi mfite, namwe bukabageraho kandi bikabashimisha. Ariko reka manyure, dore kumwe nababwirira akamaro ka vinegere. Murabona ko amandazi yanjye yagiye aseka, yagiye yisatura. Muri kubibona yagiye yisatura rwose. Ni ibanga rya vinegere, mwabibonye. Noneho reka mbereke imbere uko amandazi yacu. Umva nshuti zanjye, ndagukunda amandazi ashyushye, ariko reka njyeho ndababwira uko byifashe. Aha no kurireba byonyine ukuntu imbere rimeze, murebe rwose, murebe. Umva araryoshye pe. Akunyu nako, agasukari nako, mbega we. Ibiyiko 8 by'ifarini, ibiyiko 8 by'ifarini, ibiyiko 4 by'isukari, amagi 2, ukikorera amandazi meza aryoshye gutya. Abari hafi, abo tubiziranyeho, ni karibu. Ngiye kubabikira, ejo mu gitondo muzangereho rwose, azaba agihari. Bye bye, ndabakunda cyane. Inshuti zanjye rero, ndabararikira kwikorera amandazi mwibereye mu rugo. Murabona ko ntago bigoye. Wifite ibiyiko 8 by'ifarini, ufite ibiyiko 4 by'isukari, ukagira ikiyiko cya baking powder, ukagira ikiyiko akayiko gatoya, agace k'umunyu, ibiyiko 4 by'isukari, ikiyiko n'igice cya vinegere cyangwa se indimu imwe ukayikamuriramo. Rwose wakwikorera amandazi ndetse n'amagi 2. Utayafite wakoresha amata, cyangwa se utabifite ugakoresha amazi. Rwose ntimuzasigare, namwe mujye mwikorera ibyiza kandi bibubakira umubiri, bifite isuku, byizewe, mwibereye mu rugo. Nakagaruka rero, ikindi nabasaba, ndabashishikariza gukora subscribe, share and comment kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kure. Bye bye, ndabakunda cyane.